mumeze neza muherereye mwese. Jeanne de Francis twagarutse, nizere ko mumeze neza mu miryango yanyu. If you are new here, please subscribe and comment, click notification kugira ngo buri new video we upload uzaza uba mu wa mbere kuyibona. Aho ikaze. Umunsi tujye kuganira, I don't know to be honest, ibyo tujye kuganira ariko ni iby'ingenzi cyane. Muhawe ikaze nuko nababwiye uyu munsi tujye kuganira, ndi kumwe n'umutware wanje hano. Cyera makuru wirute. Niriwe neza. Makuru neza. Niriwe neza naje hano. Okay. Weekend I was busy with kid, you know. I hope ko nabiriwe neza mu kazi. Niriwe neza ndashima Imana. Niriwe neza imihanda niko abanyarwanda babyita. Muri iyi mihanda. Tuzi ko ari iryo zina basigaye bavuga ni mu imihanda. Nawe bw'imihanda cyari abantu barambaje gusa ngo se niko tatekereje nyine like kuba nyine kuba nafungura channel. Ndabwira ati umugabo wanshize muri iyi mihanda. Ubu koko niwe wayishizemo. So nabonye bikunze. Kandi numva ko nagutera inkunga. Numva ko yabaye rito cyane. Ariko twese nuko. Numva ko nagutera kanyabugabo. Ukanshigikira. Ugushigikira nkwemeza. Iyo byose no gushigikira mu gihe ukoze ikintu ngo gushyigikira. Nanjye nkunze ikintu ugomba kunshigikira. Gushigikirana rero ni ikintu cy'ingenzi. Murumva rero umugabo ujye ushigikira umugore bitabangamiye urukundo rwanyu, bitabangamiye umuryango wanyu. It's okay. Amachane nje narabwiye ko ikiganiro nakoze nyine kizasohoka like nyuma babwira ko nagiye nishura nyine ibibazo bagiye bambaza. Babwira ko sinanakivuza mukunda ariko ubungubu abantu bose bagiye imihanda pe za YouTube zaki ariko wowe share ibintu by'ama YouTube by'amakamera ntabwo ari byo cyane ariko nyine kubera ko nyine washikikiye sometime nkuko nyine tuzatuza tuganire mawili matatu ko bavuga mu Giswahili tuganire tuyage kwemeza. Uyu munsi rero abantu bakomeje kumbaza ibijyanye na love story part ya nyuma tuzayikora ariko ni umwanya anytime tuzayikora cyangwa byararangiye. No tugomba kwikora tuzayikora nakanya nyine kakabuze buri muntu wabuze ariko tuzayikora twiyemeje kubaganiriza mpamvu tugomba kubaganiriza tuzabisolve guys. We will give you guys the part 2, you know. Our love it's like took kubera ko kandi that was short. Twagize ikibazo cha camera. Twakoze video like 12 minutes you guys birangira havuyemo like editing birafa so bibaho abantu you know aba creator barabizi ibintu sometimes ukora ikiganiro kikaba cya mu gihe ubona kitameze neza you don't have to you know warindira next time ukagikora. Uyu munsi rero mfite ibibazo nka bingahe nshaka kubaza umugabo wanjye, nawe nimba afite ibyiwe yabimbaza ariko uyu munsi ngiye kuba nk'umunyamakuru shere. Ibibazo nkubaza hano icyambere ngiye kukubaza nyine like nk'umuntu nyine mudazira nk'umunyamakuru wa icyo bita mu Giswahili kukuhoji kubaza. Yes, kandi umunyamakuru gantoza umutorero cyane hostinga. Mu Cyongereza hosting. Niko babihindura mu Kinyarwanda. Welcome my host. When you are host umuntu hostinze no umunyamakuru. Yakora kandi numva batonda navuga ati ni mem host. So ngiye guhostinga rero urumutumigwa. Uyu munsi rero ubundi umutumigwa uza amanota ndibuze kwihangaha ku bibazo nateguye. Gutangira nk'umunyamakuru nyine. Mubaze ibibazo byose urumva jewe
umunyamakuru ntaza yitangiye ahubwo umutumirwa niwe wifata ariko nyine ugerageze tubwire abantu asubiza ibyo nshoboye nanjye sinkusubiza ugerageze tubwire abantu nyine ikibazo cya mbere nshaka kukubaza urugo mu ijambo rimwe umuntu akubajije urugo ni iki wamubwira gute? urugo rumenyeza ibintu byinshi cyane. urugo hari urugo nyine abantu abashakanye, hari urugo rw'ingaragu nyine rw'abasore cyangwa n'inkumi, ariko wenda tujye urugo nashatse kuvuga like ni urugo rurimo umugabo n'umugore cyangwa se n'abana cyangwa intama. So urugo rero impamvu mubwiye ati rumenyeza ikintu kinini, kuri njye urugo ni urukundo. Ijambo rya mbere ikubiyemo byose ni urukundo. Nta rukundo nta rugo. Ya nicyo nasubiza ko urukundo nirwo rukubiyemo byose. Icya kabiri ni iki mu magana y'abakobwa bari hanze muri iriya myaka wahisemo umugore wawe, ni iki wakurikije kugira ngo by'umwihariko utore uriya mugore wawe mu bana? ubu nzi ko ari wowe. Sherry, do you remember I told you ndi umunyamakuru? Ndakubaza nk'umuntu uri outside, ariko that's true. I am your wife. Umunyamakuru ufite icyete hano hanze. Niki wahisemo kugira ngo turengere kugendeka neza? I told you. Thank you so much. Okay. Niki? Washoje? Yes, icyo ni icya kabiri cyakubaza. Niki cyatumye uhitamo umudamu wawe by'umwihariko mubanye imyaka iriya mubanye ntazi? Cya mbere buri muntu afite amarangamutima ye yo kunyurwa. So kubona rero ubwo nyuzwe rero sa urukundo. I love the way uri guhita umbwira uko. Nicyo kintu rero kuba naranyuzwe ubwo nirwo rukundo rwanjye. Yarakunyuze muri madamu wawe. Ni umunyamahirwe kabisa cyane. Francis, rero ikindi kibazo nkubaza, navuga ngo ndakubaza nk'umunyamakuru kandi na hostinga we muzantumire bazantumire mu ma red carpet big party bazagutumire wowe. Bazantumire ubundi mbabariza abatumirwe. Guys, so you hear that? Shaka abantu muzaze ko murumva ibibazo byanjye ni umunyamakuru. Ikindi Sherry, ikindi nkubaza nk'umutumirwa wanjye, yego shaka kukubaza iyo habaye misunderstanding mu rugo, kuko baravuga ngo ntazibana zidakomana, abandi baravuga ati zirara zishya, nimba ari ukuvuga abandi ngo niko zubakwa. Wewe iyo ari akantu katagenda neza between you and your wife, ni gukora kugira ngo woroshye ibintu wewe ku ruhande rwawe nk'umugabo mu rugo rwe? Ni iki ukora ibibazo bikagenda fresh? Ni gukora mu gihe icyo kibazo woroshye ubuzima, ibintu bisubire muri mu kintu cya mbere. Navuga kuri side y'abagabo, ikintu cya mbere ugomba kumenya icyababaje umugore wawe. Umaze kukimenya umenya n'ukuntu cyitwararikaho. So ikindi ni ukutavuga n'inabi, kuko inabi nta kintu gikemura ahubwo iteza ibindi bibazo. Ni ukugutega amatwi wumva icyakubabaje, nabona watuje icyamubabaje uvuga nk'atari icyamubabaje
asigaye uko gahandi tuziranye ndi umunyamakuru w'iyo nkamuganiriza nabona ntafata umwanya wo kubyumva nkamubwira ati tuza nkamuha umwanya akamanza kwitekerezaho nawe kumva aratuje nkongera nkamubaza ati niba uri ready reka twongere tuganire menye ikibazo ufite tukiganiraho rero ukicara mukabona igisubizo ni ibintu byoroshye ariko bikomeje birakomera kurusha ariko nko kwikoreza umusozi cyangwa amabuye ariko byoroheje ni ibintu biri simple mukicara kandi mugatega amatwi undi mukabikemura nicyo nishaka kumenya kuko biba bigoye kuko iyo umwe arakara undi akarakara mu rugo umugabo n'umugore haba biza biba byiza nuko nyine umujinya wabaye umujinya biza biba byiza umwe nyine yagerageje akareba ko yafatiye iya mbere kugira ngo amahoro cyangwa se ibintu bigaruke muri moto cyane no koroherana nta kintu ikindi kibazo nakubaza bijanye n'ibyingo utekereza iki ku ngo ziri gusenyuka ndacari kumbaza rindira ndangiza utekereza iki ku ngo ziri gusenyuka ubu utekereza ko ari iyihe mpamvu kuko ingo hano hanze zabaye ibitangaza natubana cana yani ni ibintu bikomeye cyane biteye n'ubwoba n'agahinda nanjye ubwanjye tureka n'abantu bato wenda mu kigero cyacu ujya kubona ukabona n'abantu bakuru b'imyaka nka 50 bamwe bavuye muri Afurika bageze aha bagera bagatandukana kandi urukundo barishera ishusho tureka bashira ishusho wenda bafite ukuntu bari babanye mu mico yacu yo koroherana cyane cyane umugore acisha make reka wenda gusubize kuri icyo kintu impamvu ingo z'iki gihe ziri gutandukana cyane cyane bamwe barareba inyungu aho kujya barebe urukundo iyo hajemo ibintu by'inyungu rero mu rukundo biba byapfuye ari hagati y'umugore n'umugabo ikintu cy'inyungu murakirengagiza niba tuvuge wenda nk'urugero budget nyine yo mu rugo yari umugore uyiyobora nta kibazo kirimo yari umugabo uyiyobora nta kibazo kirimo yari amadorari muhangaye mufite ari make ari menshi cyangwa amafaranga angahe uwo ari we wese hagati y'umugore kuba yayobora cyangwa kuba ati ngewe mfite management nziza nta kibazo kirimo ahubwo icyiza kirimo ni ukuvuga ati imitungo abenshi niyo bapfa kandi abenshi batanafite n'imitungo ifatika ubwo za urapfu ubusa tuvuge n'amadolari nk'igihumbi bitanu si ibyo wenda za mafaranga atandukanye abantu navuze imitungo imitungo niyo usanga cyane cyane hano muri Amerika usanga abantu aho kugira barebe urukundo ahubwo bakareba imitungo rero ni ibintu bishakwa ni ibintu biza bikagenda umuntu wibesha agendera kuri icyo kintu kijyanye n'imitungo aba yibesha ahubwo ushyira urukundo imbere niyo wumva ushatse ushaka kubaka ushaka guha abana bawe kubaha ikintu mbese kizabagira akamaro mu buzima bwabo ni ukumva ko bagomba kurerwa se na nyina bakabona urukundo rwabo ni ikintu muba mubahaye kinini cyane kurusha n'iyo mitungo mwagira myinshi mwagira mike ariko mukerekana urukundo mu bana umwana wese by'umwihariko nk'uko bivuze urakoze umwana wese by'umwihariko aba yifuza gukura ari kubona papa mama agahabwa urukundo rw'ababyeyi bombi icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane to be honest ariko nyine iyo haje amakimbirane kugeza n'abantu bakora amadivorce ariko ko bibuka ko n'abana bahari bareba ibintu byabo ariko nyine aba ari ikibazo icyo gihe ababirenganiramo ni abana
abana nibo bafite uburyo abantu babiri baba barahuye ari bakuru uburyo umukobwa n'umusore bahuye bafite ubwenge bayobora ikibazo mu rukundo ikindi bakubaka bagira imana babona abana umugisha nyine turuze ku mana bakabona abana bakaba ari ikintu kinini kibahuje ariko iyo habaye ibyo byo kwirengagiza abana cyane abana bagashyira inyungu imbere babahemukiye abana cyane abana babategura ingaruka zibagiraho ababyeyi bubatse bose bagomba gufata iki kintu gushyira ikintu imbere abana mbere y'inyungu kandi batekereze ko icyabahuje gishobora kuruta icyo bapfa cyane si ikintu simple kwicara bakakiganiraho tutakwirengagiza umugabo n'umugore nimba ari abantu babana nyine hari amamesedesitendingi bagashwana ariko ikibazo bafite uburyo ki batatura ibyo bibazo byabo icyo ni cyo kintu cy'ingenzi cyane kuba bafata umwanya nyine iyo urugo mbese mvuga umugabo n'umugore badafite uburyo mbese badafata umwanya wabo person umugabo n'umugore ngo bicarane bagire umunsi wabo umwe cyangwa ibiri bongere baganire ku bintu bumva batari kuhuza muri iyo minsi muri icyo gihe ikindi kubera ko abantu buri muntu wese arakucora mu buzima umugabo n'umugore niko bajya bavuga ngo dukombe mu masahani mu kabati ajya agongana umugabo n'umugore urumva ko ni buri munsi murabana ntiwubura kumbonaho amakosa sinubura kubona amakosa ariko iyo dufite timing tukicara tukabiganiraho ibintu byose nkakwereka nk'ufitiye uwo mwanya ukanira ko ufite uwo mwanya ukumva ko twaganira ibintu bitagenda kugira ngo bigende neza icyo kintu rwose marriage around the world mugerageze ako kantu mugakore muzagira umunsi by'umwihariko kuganira nkabo ibiganiro birafasha cyane ikindi ntabwo bari kwigisha ukuntu umuntu abana n'undi mu rugo rwabo ahubwo ni ikintu wenda turi kuganiraho ngo cyafasha buri muntu afite wese akura amake nta muntu uri kuhacaje ko bati urugo rwawe ruyobora utya cyangwa rugira utya ahubwo ni ukuganira nk'uko nawe watanga ikiganiro undi akacyumva akagira icyo kuganira tuba tuganira azi ka kose kuko n'ibibazo ndi kubaza ni kuganisha mu rugo rero nta muntu n'umwe urugo nta rugo gitwaza bigeze kumubaza ngo se ni gute wubaka ni gute urugo mbese muri make ni gute wubaka urugo umusore n'inkumi bagiye gushakana arababwira ati naba mbabeshye urugo ni ishuri wiga kuzogeza upfuye si ishuri ahubwo ni ibizamini bihoraho kandi bikakaye kandi ugomba gutsinda umunsi ku wundi ako kantu gushyiriko nawe wagira ngo urugo rwageze uti barakuguha urugo ndarushoboye oya impamvu baza gutyo wishyuye ikintu kijanye neza kubera ko urugo gitwaza yaravuze ngo nawe utayisira ariko utayisira aza neza yaravuze ngo ari kuvuga kujyanye n'ingingo ari kwigisha amakakosa aravuga ngo maze imyaka amaze 70 mu rugo ubona ko ari umupasiteri kuko ukuze aravuga ngo urugo ntabwo nkubeshe nkubwiye ngo urugo rwubaka gutyo no kubera ko ndacyari mu ma-challenge n'ubwo nshaje hari urwo rwubaka mu rugo ko abantu nyine begera mwakurangira ndukaza itekereza abantu niko gutekereza ugenda gutandukanya hari ibintu bigenda bihinduka ibindi byongeraho niyo mpamvu rero n'ibizamini umugabo n'umugore yani kila siku yani umuntu buracya bugacana yandi dashi yaravuze ngo umuntu ngo uzura n'umuntu bakavuga ngo yarahindutse ariko uzi ijoro rimwe ngo turemangingo ngo tujye dupfa ngo tundi tukazuka mu mubiri
ngo noneho iwe azasoma ibitabo aravuga ngo uko uryama kuri si kubyuka uba wahindutse noneho kuvuga ngo ukwezi imyaka biroroshye umuntu guhinduka kubera ko we change every single day gusa n'urugo nuko muri make gusa uko abantu bashakanye kwa kundi n'amashagaga ya gisore amashagaga ya gikobwa kwa kundi nyine abantu bashakanye uko bashakanye ko umuntu agenda atuza pore hari ubuze nyine ari hejuru undi nawe ari hasi bakagenda basa nk'abigana aho ngaho nk'umunyamakuru tuyemo ikindi kibazo ni ukuvuga ngo uko bisanzwe ngira n'Imana ntabwo ishobora guhuza ngo hari umumama wigeze gukora divorce arasenga avuga ati se Mana kubera iki wahuje runaka na runaka icyo gihe ngo umwe yaritonda muri bo undi nawe nyine asa nk'aheye atitondamo noneho Imana ngo iramubwira ngo se ngo nahuza abasazi babiri sinzi nimba ari uko yapfuye kuvuga ariko Imana ni data Imana ni ukuvuga ngo tuza duca mu byatukemeye byose byanga byakunda ni ukuvuga ngo aho ngana arivuga ngo muyama akabazo ngo umuntu azagenda umuntu azahura na mugenzi we amashagaga ngo kitonda aho Francis Mr. Francis ni ukuvuga ngo kuri icyo kibazo mise nkuramo another question nk'umunyamakuru none wewe n'umugore wawe mu ijambo rimwe wavuga ko ari nde uri hejuru mo gato cyangwa se ninde uri hasi mo gato nivuga gutyo numve ko ninde witonzemo ninde utitonzemo wabwira ikabana nabwira iki nabwira ko iryo n'ibanga ry'umugore n'umugabo bose tuje kwiyanika ku gasi waje kubaza nk'umunyamakuru ntiwaje kugira mu buzima that's good question ariko nyine wavuga ati umugore wanjye aritonzemo gato cyangwa se utitonzemo gato niyo mpamvu nakikubajije kuko abantu babiri bahuye cyangwa byakunda haba hari umwe witonzemo gake n'undi witonze utuje muri make ibyo rero kubibalansa kubifata biragura nta muntu witonda hanyuma umuntu w'umusazi uhaba nyine nicyo ni urugo rugero nakubwira umugabo ejo ashobora kuza avugira hejuru ejo ugasanga wari hejuru nibagiye hasi so kubibalansinga rero ni ibintu bigoye ariko kuri ibyo nakubwira ibyo byose ni ukwihanganirana mukoroherana no kwihanganira mukoroherana wa wundi wari uri hejuru ntacisha make umworoheye cyangwa korohera ntabwo uzaza kumutera hejuru nta kibazo aguteye ariko uwo ari we wese n'umuntu niyo yaba yitonda ukamutera hejuru nawe arazamuka niyo mpamvu mubwiye ati kubibalansinga biragoye batazabanga uriya ngo yitonda umuzi utese kubona umuntu agenda mu nzira kuko abantu bose bagenda mu nzira bitonda ntawe uzabona mu nzira kirazira rero nguyu ngaritonda nguyu bafite uko ateye buri muntu niwe wizi cyane cyane umugore n'umugabo nibo baziranye abandi rero buri muntu araborohera bajya bicecekera tubihonese ni ukuvuga ngo njyewe nanjye nzi uko umugabo wanjye ateye kandi nanjye azi uko ateye abo hanze rero ko bagufata bitandukanye cyane ibyo batekereza ntabwo bakuzi baribeshya you know guys you don't know me I don't know you so kwibalansinga rero kwibalansinga atazaba ngo uriya aritonda uyu ntiyitonda no waba uribeshya urinde wo kumenya uyu n'uriya ukira aho ngaho kandi ntatucushire hari abantu baza babona umuntu bakama bakufata bakagusobanura guys no aho ngaho rwose pe
wa mugani no kubaca kuko umugabo n'umugore baba baziranye niyo baziranye none se urugero umuntu kuvuga ngo abantu benshi barabivuze cyagiye tukije gukora bakavuga ati wewe mwana w'umunyashishikazi ntazi uko azabana iyo ukamwumva mu nshuti ukumva cyane ntabwo azabana na runaka bagutega iminsi bakamuvuga ngo ati bizavamo wenda uko abona abari banze ukundi abo ni abantu nyine abantu urabari mu mutima nkamavuga ati mu izina rya Yesu uzakora ubukwe tuzabana guys abantu abantu bajyaje so kuvuga rero umuntu njyewe mvuze ntacyo bintwara nta n'icyo byambabaza umuntu nakuvuga utazamutaho umwana uzamwihorera mbere umuntu yangira imbaraga sinzi impamvu natinya n'umuntu uvuga kuko sheri naribaza umuntu nakuvuga mu mwanya we imagine mu mwanya wo kuvuga I know give them time abafite umwanya wamugana wowe wenyine azabihagarika utarinze kubigiramo uruhare ariko numwiteze ntuzamwiteze mu mwanya kuvuge nusahari no kukuvuga byite komeza ko ntacyo byenda kugutwara ni nk'umuntu ugututse yagutwara iki nta gitutsi kici hanjye ntutse ntacyo byantwara pe ntageraho nka guseka nkikomereza aho wari uvuze ngo wowe umuntu agututse nta n'icyo ntacyo mu myaka yanjye mfite guturuka mu buto bwanjye nizeye ko umuntu adutse ko nta na kimwe kitwara nta n'icyaguye nta gikomere nagira nta kintu cyambabaza yewe rero sheri tuba tuganira akantu n'akandi uvuze ikintu cyo kugutuka kuko papa yigeze kuvuga ngo twigeze kuba mu rupangu turi kuganira ku bintu by'ingenzi uwo mugore imana imuheruka ridashira yitabye imana ariko yari akarishe kuri rwa rwego rw'igitangaza amare none njye nari nkiri n'umwana muto wera nuzi umwana n'abantu bahangana hari abantu bagutera kuguhangana ku isi akaba abyuka umunsi umwe yabaye Goliyati niwe wagwanye na Dawidi abo bagira ibyo bapfa tubyinshi yabanjiraga kubatuka atuka ubwoko bw'Imana arabatuka akaza batuka akabamanuka nuko uwo mugore yarabyuka umunsi umwe akadutuka akatugira imbwa zirambaraye hasi amara umunsi umwe abyuka dutuka nuko noneho mama wacu aravuga ngo ariko uyu mugore wigize igitangaza wamusubiza rimwe noneho papa soja ni pastor akanza kutubiri sasa aratangiye ubwo avuga ati uko yadutuka ngo we umbo mu Giswahili papa akavuga ati ntabwo uri imbwa ariko bana we ntabwo uri buhinduke kazanumva igikomere wowe kazanumva papa avuga ati go ahead nama nkurahiride ubundi naje moya kwa moya ariko ntabwo ariyo solution pe yatuka ikindi papa kamavuga ati arabeshe igitutsi mu gusekeje rero kuri ndariza hari abantu kuri isi impamvu I don't know how I cry I don't know gusa ndakurahita icyo kuri isi haba abantu impamvu ndize sheri I don't know yaradutuka uwo munsi ngira ngo byibuze papa aravuga ngo mu mwatake kiba kibi kuko numvaga ariyo solution ntakindi akwiriye umukecuru wigize igitangaza ngo nuko tupanze mu rupango rwe akazuka tukaba banyumwa abantu I'm so sorry uwo munsi papa asamuvuga ati uko nyine avuze arabeshe ntuwizi kuri runaka
ariko umva babwiza ukuri uriyi no kuvuga ngo papa yavuga iryo jambo kamanumva ni nk'amazi yitse yari kwazavuga ibintu bitutsi no kubesha no kuri bisaba no kwihanga ibyo bintu cyane cyane biba ku badamu bakunze kugira faiblesse kuri ibyo bintu tugira nani iri hejuru I don't know ariko kuba umugabo wisobanukiye abate cyane ko arakureba twamumenyereye nk'umenyereye umufata nk'umusazi yaraza rero yaza kanja nk'ibinuma uyu mugore ntazankuraho we igeze gitanga arayishana bamwita ishana igeze gitanga wari icyo umukorera nta mwanya umuha uramubona ukamuhunga iyi si figo cyane cyane iki gihugu turimo yitabye Imana my God Imana imuhiruko ridashira kandi yari yaranahindutsemo iki gihugu dutuyemo rero nukubesha ibitutsi byose bavandimwe iki gihugu turi reka nkubwire iki gihugu cyane cyane ngiye kukibwira wenda n'abantu n'abazacyumva bagifateho akanya bari bakigiye iki gihugu turimo hari abantu benshi bafunzwe bari mu majero bari mu prison kubera kutifata kubera ibintu byazi kumva ngo umuntu yakubwiye nawe ukazamuka nawe ugashaka kwidefanda mask ugasanga kamera ravutse baraje barabayoye babambitse amapingu ejo bundi jaja karagukatiye muri prison uzira hari abantu benshi bafungiwe akamama hano muri Amerika wakunda uvugana n'umuntu nabi bakaza bakuyora ukagira amapingu ariko ibyo byose niba kamera yawe iri hejuru yigabanya itekerezo ihumuranye cyane bisobanukirwa ni ukwihangana nta kintu umuntu agututse nta gikomere kirimo nta n'igihinduka ugomba kuri wa wundi ukikomereza gahunda zawe ejo azakuba azazana gusaba imbabazi nta n'icyo umubwira inshuti bavandimwe abantu bakigira bataragira umutima wo kwihangana muza mwihangana nimba ari igihe cyiza cyo kwihangana ladies and gentlemen ni igihe uri muri ya ntambara wumva ko nawe wakwidefanda ariko ntabwo ni ukuri ntabwo uba uri kuja kwishyira mu kaga umuntu nimba ari kugutuka umuntu nimba akumereye nabi mu kazi kawe aho utuye kuri umunsi hari abantu bakiba mu mpango ba nyir'urupango bigize ibitangaza mwihangane aza gutuka amufata icyo gitutsi ukigwiza n'ubusa egari ubusa nuko kuko nubikora kabiri gatatu ntabwo azabyongera ariko uko muhanganye muzahangana umwaka ku isi guhangana n'ibihugu birahangana byajyanye bikicara ni ukwihanganira muri ubu buzima bwawe ni ukwihangana mu rugo no kwihangana ukihanganira umugabo wawe n'umugore wawe ukihanganira umuvandimwe ukihanganira abo mukorana ukihanganira aho utuye kuko ahantu hose buri step y'ubuzima sheri nasanze haba harimo ikigeragezo runaka nubwo buri kugenda ukura ikigerageza ariko icyambere ni ukwihangana kandi ugaceceka ibyo ni iby'ingenzi dacu kuri icyo buri muntu ajyanye n'ubushobozi bw'imbaraga ze nta kwihangana abantu bazamarana bitewe n'ukuntu cyane cyane ndak'umugabo n'umugore usanga abagabo bafite imbaraga zirenze umugore se si wa munwa tunanguka abagore bo ni umunwa ariko rero umugabo we ni ugukubita bakoresha imbaraga zabo rero atari ukwihangana byaba ari ibibazo bikomeye cyane ariko muri icyo cyose ihangane cisha make orosha ubuzima nta kintu uvuze ako karengera ubwoba ubwo mpita nibaza ndacyariga kuri bwa bunyamakuru mpita nibaza Mr. Francis uri umugabo witonda kandi sosiyete irabizi inyebeshaho uburyo kwitonda kubera uri uwundi utari ni cya kintu twaganiye umuntu atazaza avuga ati ngo uraritonda kuza ute ni ukuvuga ngo umugore wawe niwe ukuze wowe urazi aho abandi bo
baribesha ngahe kuba twahurira mu nzira akambona ntambuka nikomereza bivuga ngo uriya aharitonda uriya sitonda umuzi ute ako abantu niko tumeze ntabwo baribesha ntabwo duhinduka icyo cyo ntabwo duhinduka ikibazo cyaje utakijana aho ngaho bavuze ngo nahise ngira ubwoba nyine nahise nibaza ubwo imyaka iri gukaba 9 mugiye kubana n'umugore wawe ubwo nyine uhita wibaza nk'abagabo baza bagerageza nyine gukubita abagore babo abagabo ubwo nyine mbese nibaza buriya nk'ibyo mumaze gupfa ukuntu bingana byanyu pasono mu rugo rwanyu kuko ntazibana zidakomana ibaze izo nshuro zose umugore avuga ugakubita waramwica da icyo uvuze hari umunsi n'umwe ari wagerageza kuko umugabo n'umugore babanye hari igihe umugore n'abagore tunazetu hari igihe umugore yakuvuye gucanga akaba yakubabaza ukumva umujinya wageze ku rwego rwo hejuru hari umunsi n'umwe ari watekereza avuga ati noneho nihagira ikiba ndakubita ntitaye ku giti n'umunsi n'umwe ngo utekereza ko wakubita ku mugore wawe urushyi cyangwa se ingumi ingumi yo ntiyamu usiga reka mbwiza abantu ukuri sibyo umugore mwahuye ari si umwana nawe yakuze utekereza ngo ugiye gukubita umugore sinzi nawe ufite ubwenge buzima ikibazo nacyo gikomeye niyo yakubabaza uti kumukubita ntukemure ingeso ze kumukubita ntukemure ibitekerezo bye yifitiye kuri ibyo rero uvuga ngo ugiye gukubita umugore nta nk'uko bavuga ngo wamukosheje gukubita abantu babiri bahuye bakuze nta n'umwe wemerewe gukubita undi kumva ko wakosora umuntu mukwicara mukaganira mukareba ibintu bishaka kubatanya mukaganira mukabyumvikana mukabikemura neza aho kuvuga ngo ngiye gutekereza uretse no kuba umuntu ashaka n'umugore wanjye n'igihe nari ndi muto izo ndozi nkazamba ngo nakubita umugore uretse n'umugore n'undi wandi sinamukubita nawe nakubise umuntu wo hanze ndakubita umugore wanjye no mu buzima bwawe ntibagwana kuko ndwanye kamera yanjye ndwanye yaba ari intambara ikomeye cyane niyo mpamvu nirinda rero urakoze ku bisubizo tuzakomerezaho ariko muri ubu buzima n'ukoroheza nta kindi cyane ntugakogwe n'umugabo ubiteye umugabo ubikora wamubwira iki sheri umugabo ubikora umugabo wumva ko arakaye akumva ko yakubita urusha umugore babyaranye abana ye akavutura niba batababyaranye tureka icyo si cyo gisubizo tureke wenda no kuvanga mu mugore n'undi wo hanze kuba urakaye ntibivuze ngo ugiye kwihanira muri polisi muri leta ushobora guhana ugakubita ababaza ugasanga umuntu uramwishe cyangwa uramubaje bikomeye cyane bisanze mu majeri bisanze mu prison ibyo bintu rero ubitekereza wageze muri ibyo bibazo mbere yo gufata umwanzuro maze utekereza ku kintu gishobora kuba ugiye gukora icyo kintu nugira ubwo bwenge bo bati iki kintu ningikora kiranzanira ibibazo ntacyo ugomba gukora ariko nubikora uhubutse birakuzanira ibibazo byanga bikunda ku mugabo rero utegereza gukubita umugore cyangwa umukubita nta kindi no kuba ati ntabwo ubona ko kuba wararenze ihaniro ko gukubita umugore wawe ntuteze ingeso umukubitiye ahubwo noneho wazimurema ziyongera zizana nk'ibihumbi kubera ko haba habaye kera guhangana mu rugo nta guhangana biba byapfuye kera urugo ruba ruri mu manga nta muntu wemerewe gukubita undi uretse n'umuntu na leta ntiyemerewe gukubita umuntu hari ibyo bagenderaho sitepu bagendera bakaguhana bakagufunga bavuga ngo bagukubite nta kintu mukosora ikintu cyose mworoherane niba ufite ikibazo mutega iminsi
niwumva nakugoye namara kugufata nk'icyumweru uzamara akora ati nyamara warampemukiye. Naba ari umuntu wumva azumva, icyo gihe uzamenya ati umuntu twabana utyo cyangwa twabana. ubundi umuntu ugukunda akubwiza ukuri ariko ntagufatiranye na biryo bikomeye ufite cyangwa nubwo burakari ngo akubwira ati wowe ibi bintu wakoze ni ibi mu mwanya manze yitekereze. Namara kwitekerezaho umuganirize umubwira ati nyamara arampemukiye, sinashatse kugira turwane, si ukuri imbaraga, ariko mu by'ukuri ibyo yakoze si byiza, ibyanshimishije. Icyo gihe rero niba ari umuntu ufite gutekereza yitekerezaho akaba ati mbabarira ibyo nakoze naguhemukiye. birumvikana. Ikiganiro tugihagarikira aha ngaha, ariko icyo nari nshaka kuvuga cya nyuma muri ubu buzima ndakikubaza nawe, nanjye ushaka nanjye nakivugaho. Ubuzima bwose waciyemo nubwo uzacamo nakubwo waciyemo nyine kugeza turebe ubwahise uko buzaza bwo buragoranye kubumenya. Turebe ubwahise ubuzima bwose waciyemo niki niri ishuri wigiyemo siko bwigisha cyane nyine ishuri rimwe waho umuntu ijambo rimwe niki wize ubuzima bwose waciyemo amashuri nyine guturuka mu bwana bwanjye kugeza ahangaha kugeza ngize ni ijambo rimwe ishuri nigiyemo rikubiyemo byose. Ihanganire ibigeragezo by'isi ibyo ari byo byose, nta kintu nakubwira. Ihangane no kwihangana muri make ihanganira abandi, orohera abandi. Nuborohera bazakorohera, mukoroha no kwihangana. Nuborohera uwo ari we wese azakorohera, ariko n'umugore azakugora. Ubwo buzima nabonye cisha make niwagira imbaraga zirenze cya bugufi. Yesu umwana w'Imana yaraje ku isi ahinduka umuntu, yigira umuntu aca bugufi. Niba udashoboye kugira icecekere, guca bugufi no kwicecekera no kwihangana, nicyo kintu cyagufasha kurinda mbese ibyakubaho kubana n'abantu bose. Gusa nyine kubana n'abantu biragoranye. Ntabwo uzakuvuga neza, hari benshi azakuvuga neza cyangwa cyo azakuvuga neza, hari n'abandi azakuvuga nabi. Ariko kuvuga nabi ngiye ikintu cyose niwibera niworohera abantu bizagufasha mu buzima bwawe bwose. Ibibazo nanateguye n'ibyo kandi twaganira ibintu by'ingenzi kuko bazavuga ngo habwibwa benshi hakumva bene byo. Nanjye tukiri aho ngaho icy'ubuzima muri ubu buzima bwose naciyemo mwera njye nubwo nzacamo ntazi ishuri nakuyemo icya mbere ni uguca bugufi. Icya mbere ni uguca bugufi, ndavuga nka bitatu. Icya kabiri ni ukwihangana, nanjye sindi kure yawe. Kwihangana kuko iyo uciye bugufi ukihangana, iyo wihanganye ikintu cyose. Ikindi nanone nigiyemo kubabarira. Ibyo bintu bitatu rwose nawe bizagufasha mu buzima. Kwihangana, guceceka birafasha cyane. Muri ubu buzima abantu baca mu bintu byinshi, ariko iyo ufite ibyo ngibyo umaze kubyigana uzi ubyiga nabyo nyine warabanjije byarabanjije kukugora. Kuko ishuri ryose kuriya umuntu azatsinda ariko ryamubirishije akuye cyane. Rero nuko bimeze. Rero ibyo bibazo byanjye byari birangiye sheri. Thank you so much. Ibibazo nari nateguye birarangiye sheri. Rero numva twasoreza hano kubera ko abantu ibintu
twaganire n'iby'ingenzi birafasha ku bantu bubatse n'abantu bo mu buzima busanzwe si ukuvuga ngo ni umugabo n'umugore like ibyo twaganira ni byinshi kandi buri muntu wese azagenda akora amakiwa so rero nuko bimeze hageshe rero bavuze ngo mbere ko turangiza ikiganiro you have to something to say hari ikintu naguteguriye ka surprise naguteguriye ayiwe kuri kamera sheri cyangwa tubanze dusoze oya shaka kugutegura kuri kamera shaka kugira funga amaso asigaye kuri ka surprise kawe hagaki nakubwiye funga amaso njye kuba ka surprise. Okay guys, reka mfuka amaso ariko nyine I don't know what happened. Okay amushakire twanyumva amashashi umwana yisabye kene kitere make a surprise abigure ugira umunsi mwiza niko kene kitere aho nagasaha nagutegura ngira twaguze mbi iPhone. Yes. Nuko gushimira. Ine iPhone kangahe? Ayireba. Ingazi 3 sheri. Ingazi 3. Ayizanyemo na cover yayo. Iyi teri ikiri mbisi sheri. Gawe. None ko nyine wamenye ko nabaye mu YouTube. Akazi kawe gakomeze neza. Iyo ni impano guteguriye ko ati ko ndi kubona fone yari kubugora ishaje yuzuye amafoto no ku mutwe. Iyi ni iPhone kangahe sheri? 16 iPhone 16 16 Pro. iPhone Pro Max. Oh my god, okay. I can't wait. Thank you so much. Camera away. I'm taking a oh my god. You guys. Almost here. And kwa surprise nashatse kugira ngo ukorere abana bakiri bato nanjye mbe romantic. Thank you so much. Umwana yabyutse. Rero bavandimwe umugabo yanteguriye ama gift ikiganiro cyabaye kirekire ariko umwana yahise abyuka ndamushimira cyane nubwo yahise agenda amasaha yaramugeranye nanjye nari navuye mu kiganiro mwabibonye
iyi ni telefone ni mbisi, ni iPhone 12 16. Ndamushimira bwa mbere umugabo wanjye ankore surprise kuri kamera, ndamushimira. Ikindi kintu cyantunguye by'umwihariko ni ifoto turi kumwe. So beautiful. Thank you so much, my husband. And n'aka gafoto, uyu ni umwana wacu mukuru, afite imyaka 8, uyu nguyu ni uwa kabiri, afite imyaka 6. Rero, you know, it's just a beautiful, it's amazing. I love that. Thank you so much, dear husband. Yeah. Ubuzima kubera ko abantu baca muri byinshi baba bari biza, ariko iyo umugabo agutekerejeho akagukorera nk'aka kantu ni iby'ingenzi cyane. Uhita wumva ko mu buzima ufite umuntu kwibuka, umuntu kwitaho, umuntu utekereza kuba yakugurira impano akagushimira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero iki ni ikintu cyiza cy'ingenzi cyane, abagabo babikora, shout out, thank you so much. Ni by'ingenzi kandi abagore bakunda akantu nyine akantu gashyashya mu buzima, nko kubona umugabo wagutekereje akaba yaguha aka gift, ni ibintu by'ingenzi. Rero ndamushimira cyane umutware wanjye, kandi nshimira n'abagabo baza bita ku bagore babo bakaba babibuka bakabaha utuntu tw'utugift, ni utw'ingenzi cyane muri ubu buzima, kugira ngo ubuzima nyine yabo ukomeze bugende neza. Rero ndabashimiye, ikiganiro cyacu ni kirekire, twaganira ibintu by'ingenzi, ibintu bijyanye n'urugo, ibintu byo mu buzima busanzwe, challenges zitandukanye twagiye ducamo, ibintu twaganira byose ndabizi ko ari iby'ingenzi. Rero iki kiganiro ndabizi ko ari icy'ingenzi ku muntu wese uzacyumva by'umwihariko. Rero reka dusoreze hano, ndabashimiye mwebwe mwabashije kureba ikiganiro, kandi mbasaba no gukora subscribe. Abantu bashyashya nabo turi kumwe, thank you so much. Ibitekerezo byanyu birakenewe. You can comment, you can DM me on my Instagram, amazina yanjye ni Jeanne Moze. Rero murakoze cyane, mugire ibihe byiza aho muherereye mwese. Thank you so much. See you for the next videos.